Si ibanga tuvuze ko ihungabana ari ikintu kiri ku isi hose, nk'uko hari ibintu bihererekanwa mu miryango biva mu gisekuru kimwe bijya mu kindi, tuvuge nk'indwara se n'ibindi byinshi. Ese wari uzi ko n'ihungabana bishobora guhererekanwa biva mu gisekuru kimwe rijya mu kindi? Nk'uko tubyumva, iri hungabana umuntu warigize n'abamukomokaho bagenda barigira uko ibisekuru bigenda bikurikirana. Ubundi ihungabana ni nk'igisubizo kiva mu kintu kibi cyabaye gishobora kwangiza umubiri cyangwa ishusho cyangwa se amarangamutima. Ibikorwa bishobora kubyara ihungabana harimo nk'irondaruhu, ivangura, ibiza se cyangwa intambara. Ni ukuvuga ngo gurupe imwe itangira ihura n'ibintu bibi cyane bituma umuntu agira ihungabana, noneho n'abagiye bakomoka kuri iyo famiye bakagenda bagira ibyo bimenyetso by'ihungabana. Abantu bahura n'iri hungabana hari imimerere y'ubuzima bagenda bagaragaza, harimo nko guhorana impungenge, kugira umubabaro ukabije, kurwara indwara z'umutima, kurwara indwara zo guhahamuka. Ingero z'ibikorwa bishobora kubyara iri hungabana rihererekanwa mu miryango, urugero rwa mbere harimo nka jenoside. Abarenga miliyoni imwe barishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Abantu bakuru bayirokotse abenshi bagiye bahura n'ikibazo cy'ihungabana. Abana batoya cyangwa se abantu batoya bagiye bamwe bavuka nyuma ya jenoside, hari abashobora kugenda bahura n'iri hungabana. Boneraho no kwihanganisha ababuze ababo muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, babwira ati mpore kandi twibuke twiyubaka. Izindi ngero ni nk'ubucakara bw'abanyamerika b'abirabura muri Amerika. Abantu babakomotseho nabo bashobora kugenda bahura n'iri hungabana bitewe n'abasekuruza babo ibyo bagiye bahura nabyo. Bimwe mu bimenyetso abo bantu bashobora kugaragaza bahuye n'iri hungabana harimo kwiburira agaciro, kumva nta gaciro ufite, kugira impungenge za hato na hato, kugira umubabaro ukabije, cyangwa se guhura n'ihahamuka. Ikindi kandi hari ubushakashatsi bwerekanye ko iri hungabana rishobora no kwangiza ubudahangarwa bw'umubiri, aho usanga abantu bahuye n'iri hungabana akenshi bagwaragurika bya buri kanya. Ushobora kwibaza ati se ni iyihe ndwara igaragarira muri iri hungabana rihererekanwa mu miryango? Kugeza ubu nta ndwara iritirirwa iyi kondisiyo. Nk'uko tubizi, ihungabana rishobora kwigaragaza mu bintu bitandukanye nka stress, impungenge, guhorana ubwoba. Ikindi kandi iri hungabana rishobora kwitiranwa n'imico y'umuntu cyangwa se imyizerere ye. Gusa nubwo nta buryo buzwi neza bwo gusuzuma iyi ndwara, umuganga wawe ashobora kubaza ibibazo bigiye bitandukanye. Urugero usaba kubaza amateka yo muri famiye yawe, niba nta muntu wigeze agira ihungabana, kubaza ibibazo bijyanye n'ibyiyumvo byawe, mudu yawe, uko usinzira, apeti yawe n'indi mico yawe yose. Ikindi kandi ushobora kwibaza ati se iyi generational trauma yaba ivugwa igakira? Nta gisubizo ntabwo cyoroshye, gusa hano iby'ibanze ugomba kumenya ni ukwakira iryo hungabana, ukamenya ingaruka zaryo n'aho bitangirira. Kwegera umusayikoterapisiti akakuganiriza, ndakeka ahangaha rwose byagufasha. Mwakoze kureba ino video
kandi nkomeza kwihanganisha ababuze ababo muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Dukomeze kwibuka twiyubaka, kandi niba utarakora subscribe ukayikora, tukajya tubana mu bindi biganiro. Twitwa Ubuzima Center no ku zindi mbuga nkoranyambaga turahari: Instagram, TikTok, LinkedIn, hose tuba duhari kabisa. Mwakoze cyane, turi kumwe, mugire ibihe byiza.